Amaswe cyane twakire Famille Gakuba. Mwihangane twihuta cyane rata kugira ngo tubashe kujya mu mwuka. Hari abantu bazi ko ababishop iyo tugiye mu byaha kugira ngo dukizwe bidashoboka, kandi birashoboka cyane. Nk'ubu nkanjye nayo naragiye mu byaha, narigaraguye mu byaha, ndaza mbwira itero ko nakijijwe, rirandeka nkomeza kwigisha ijambo ry'Imana. Ubeshya itero ko akijijwe, wapfa naryo ikakubeshya ko ugiye mu ijuru. Nibyo rata ndimo ndababwira. Ngo hari abantu batemera ko ababishop twava mu byaha tukongera tukakizwa. Birashoboka cyane. Nk'ubu nkanjyanirwa mu rusengero, nsengera abantu bagafashwa, niko tutavuga ko nari umukristo. Nese papa kuri kuvuga ngo kwirwa mu rusengero kugira umukristo, ngambwira niba kwicara mu modoka byakugira umushoferi. Murabizi rero rata ko twarimwe mu ishusho y'Imana. Nese niba twararemwe mu ishusho y'Imana, twe twitwa abanyabyaha gute kandi Imana yatari umunyabyaha? Twikomereze rata. Murabizi rata ko twarimwe mu ishusho y'Imana. Niyo mpamvu icyo dusabye Imana irakiduha vuba cyane. Ariko ugasanga hari abantu basaba nabi. Ngo ndashaka ngo icyana kimeze neza, icyana kiri furegisi. Wapi Imana ntabwo yumva sirenge. Nese niba Imana itumva sirenge, uzahise guteta umukobwa uhire kitaguha umukobwa witukuje. Abari mu mwuka twikomereze. Hari abantu usanga basaba Imana nabi. Murabizi ko Imana rero yafashe ibumbi ikabumba umuntu. Nese n'Imana yafashe ibumbi ikabumba umuntu, mwene umuntu we yashingiye ku cyashinga umuryango w'abibumbye. Abari mu mwuka twikomereze rata. Murabizi ko Imana rero yafashe ibumbi ikabumba umuntu. Nukuvuga ngo twese turi bamwe. Ariko ugasanga twese ntabwo dukunda kimwe. Ugasanga hari umuntu wikundira umukobwa ufite amabuno matoya, amabuno aringana. Nk'ubu nkanjye nkunda umukobwa ufite amabuno manini. Cyakora wapfuye ari usataho nyo kuna amabuno n'ubwonko bw'abasore bisigaye bikorana nka Bluetooth. None se kuvuze ngo ukunda ngo abakobwa bafite amabuno manini, ubundi kubera iki abasore mukunda abakobwa bafite amabuno manini? Nese ubwo urumva warya igufwa ureba iroti kere kuri. Abari mu mwuka twikomereze. Nubwo twese dukunda bitandukanye, nkaba ngiye mvuze ko nkunda umukobwa ufite ikibuno cyoroshye kandi kinini, ariko byose ntacyo bimaze. Nk'ubu nashatse umugore ufite amabuno matoya, ariko kubera ko nkunda, nubwo twashwanye ndabiza azagaruka. Urukundo aho ruri ntago ruhava. Ese undi ndakwese ko urukundo ari umuriro rugenda rukagaruka. Buriya abakobwa n'abana beza, ariko abakobwa baragowe. Ugasanga umukobwa avukiye mu muryango w'abahungu 5, ariko ugasanga ni ukora buri kimwe. Niyo mpamvu abakobwa bago. Ugasanga umukobwa ni wa muntu ufasha Imana kurema umuntu. Muri kumva ko abakobwa bago ariko. Reka twikomereze hata n'abakobwa. Ese papa ko numva yabanze ku bakobwa gusa kutavuga ko n'abasore bago. Abasore bagowe gute? Muri Amerika umuntu impyiko akagwa miliyoni 300. Ariko naho umuntu umutima yarangiza akagusana naye kwisukisha. Alhamdulillah urongera kunsubiramo ndagukubita. None se ubwo ushatse kuvuga ko abakobwa bakunda amafaranga? Ingo nyine erega mu nama yerekwa ko abakobwa banziye ko mbere gukanda amabuno ubusara agomba kwanza gukanda akanyenyeri. Murakoze cyane. Umva uyu munsi tugiye kugura bya bikoresho byose bya electronique bizatuma urugo rwacu ruba rwiza kurushaho. Uvugisha ukuri. Kandi byose turabigura no muri Samsung 250. Karibu mwiza wabuze intege. Iyi niyo dukeneye pe.
ngiyi rwose nzajya nyireberaho bwa bwiza bwawe mbubone bwose uko busa, ukuntu ari nini, ukuntu ikomeye, abana bacu bazajya bayireberaho amateka y'ubuzima bwacu rwose. Umfungire iyi ngiyi. Ayayayayayayay, mbega firigo nziza we, ni nini, ni nziza. Uzi ko iyi ngiyi iyo nkinguka bari kukumva. Iyi microwave rwose yatuma urukundo rwacu rudakonja pe, no kuzadushyiramo tugashyushya rugahora rushyushya imyaka yose. Byose pakira sha, nyarutsa uhabibonye. Samsung 250 rwose ni wabo wabakundana. Samsung 250 ni Shuadel. Gana amaduka ya Samsung 250 ari muri KCT, Nyabugogo, Giporoso, Gisimenti, Musanze na Rubavu. Cyangwa uhamagare kuri 0788 31 68 91 kubindi bisobanuro. Kabukinga wongera inyana ubwatsi, kabukinga wongera